turabashuhuje inshuti bavandimwe tubaye ikaze muri iki gitaramo. Amazina nitwa Aline Ingabire, kumwe na pianiste Zimurinda. Mukurikirane igitaramo hanyuma mukore like, share na comment, mutibagiwe na subscribe. Ibirenze by'Imana duhana umugisha. Dutangire dusenga. Tuguhe icyubahiro Uwiteka Mana ikomeye, dushimye imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka kuri twebwe. Tugushimiye urukundo rwawe ruhebuje byose, tugushimiye ubuntu bwawe udahwema kutugirira uko bukeye n'uko bwije twebwe abana b'abantu, ugaturinda tudakwiriye. Uhabwe icyubahiro mukunzi mwiza, duhaye umwanya mwiza kuba imbere y'amaso yawe. Twateguye nk'abantu ariko gusohoza nuko wawe Mwami Yesu. Uhabwe icyubahiro wowe udushoboje Kristo muzima, ugaca inzira, ugaca imigozi yose Mwami Imana yacu, kuko tutari tubitegereje igihe kirekire, ariko kuri wowe igihe cyari iki ngiki. Uhabwe icyubahiro. Turakwinginze rero Mwami Imana ngo uzubane natwe, ntabwo ari twebwe, ntagaragara imbaraga zacu za gisore, ahubwo umwuka wera w'Imana amanukire kuza kubana natwe. Turakwegereje Mwuka wera kugira ngo uzutangirane natwe kandi usozanye natwe. Ubuntu bwawe bukomeze buganze, amahoro yawe urutabisi batanga azatware mu mitima yacu. Indirimbo tugiye kuririmbira Mwami Yesu ziri icyo zihindura mu mitima y'ubwoko bwawe, abatarakumenya bazumve bakizwe mu izina rya Yesu Kristo Mwami. N'abakumenye zihumurize imitima yabo, abarushye Mwami Imana baruhugwe nazo. Mwami nyiribihe ukorere muri zo, abarwayi bakire. Warakoze kubanye natwe kandi ukatugirira neza. Komeza uganze kandi utegeke byose bikumvire mu izina rya Yesu. Amen. Gorigota ku giti niho Yesu yabambiwe kugira ngo turonke kudapfa. Yabambiwe kugira ngo turonke kudapfa. Yabambiwe kugira ngo turonke kudapfa. Yesu amaze kunesha, avuga ijwi rirenga, arivuga yeruye ati birarangiye. Arivuga yeruye ati birarangiye. Amaze kuvuga atyo, ahera kwarunama, yunamishwa n'ibyaha byanjye nanze kwihana. Yunamishwa n'ibyaha byanjye nanze kwihana. Abantu batihana bongeye kumubamba n'umuruho munini, umubabaza iteka n'umuruho munini, umubabaza iteka. Twari twararuhijwe, twiganyira twiheba.
turarutse Yesu n'ubukiriro none turarutse Yesu n'ubukiriro mukiza ndakwihaye ni wowe wantaruye uko nzaba ndi kose Yesu nzagusingiza uko nzaba ndi kose Yesu nzagusingiza uko nzaba ndi kose Yesu nzagusingiza twari twarahurijwe twiganyira twihebye none turahutse Yesu n'ubukiriro none turarutse Yesu n'ubukiriro mukiza ndakwitaye ni wowe wantaruye uko nzaba ndi kose Yesu nzagusingiza 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 uhimbazwe mwami Yesu yarambabariye angiruwe bwite ashira mu rugo induka umwana we yarambabariye angiruwe bwite ashira mu rugo
mbesi yandeka indi wari kuncungura ko nawa bishobora mbesi yandeka indi wari kuncungura ko nawa bishobora mbesi yundeka ninde wari kuncungura ko nawa bishobora mbesi yo Yesu ataza kumvira nari kuwande mbesi yandeka indi wari kuncungura ko nawa bishobora. Haleluya. Mbesi yo Yesu ataza kumvira nari uwande mbesi yandeka indi wari kuncungura ko nawa bishobora mbesi yandeka indi wari kuncungura ko nawa bishobora mbesi yakureka indi wari kugucungura ko nawa ntawari kubishobora mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawa bishobora yarambabariye angira uwe bwite ashira mu rugo binduka umwana we yarambabariye angira uwe bwite ashira mu rugo binduka umwana we mbesi yandeka indi wari kuncungura ko nawa bishobora nakuweho wa mwambaro w'isoni nambika
risumba ayandi, ab'isi batamenye Yesu soko y'amazi amara inyota, Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka, azatugeza mu ijuru, n'izina risumba ayandi, ab'isi batamenye Yesu soko y'amazi amara inyota, Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka, azatugeza mu ijuru, n'izina risumba ayandi, ab'isi